Ikaze njyewe nitwa Prince Robert nje gukora ikiganiro turagikorera ku buryo bwa telefone. Umwuka wera yaduhaye uburyo bwose bwo gukora n'inzira yo gukora. Uyu munsi rero hari umuvandimwe wampamagara ambwira ati Robert, ndumva nshaka kukuganirizaho ku by'urugendo n'ubutumwa Imana yampaye. Bamwita Mama Betty, reka mwakire amanza dusuhuze hanyuma tumuhe ikaze tuganire. Waramutse neza mubyeyi? Baramutse neza. Umwami Yesu akwishimire. Yego, twese hamwe twishimire. Suhuza inshuti zacu zose zo kuri Prince Robert Rwanda. Yego, ndabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Amazina nitwa Nyandihura Betty. Ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana. Ndi umukristo. Yego. Nongeyeho irindi, ndi uwa Kristo. Yego. Rero nanjye ndi umuntu w'Imana, nkunda gusenga. Wumva ibindi Yesu araduhana umugisha. Amen. Guhaye ikaze. Reka twinginge Imana twemerere ize kubana natwe muri iki kiganiro nk'uko ijambo ryayo riri rivuga ngo abantu babiri cyangwa batatu iyo icyo bahuriyeho ari uguha Imana icyubahiro, ubundi yayo niyo n'amateraniro yera ni naho izi ikabasanga. Rero tuyihaye karibu muri iki kiganiro cyacu ngo umwuka wayo ari utuganiriza. Nawe nguhaye ikaze kandi ndihaye n'abantu bose badukurikiye. Murakoze cyane. Asenga. Yego. Turagushimira Mwami Imana yacu, turagushimira umucunguzi w'ubugingo bwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro muri iki gitondo. Ntabwo twaryamye tuzi ko turi bubyuke turi bazima, ariko kubw'imbaraga zawe twabyutse turi bazima. Hari benshi baheranwe n'igicucu cy'urupfu, ariko twebwe turacyari bazima. Turagushimye, waturinze utwitaho, niyo mpamvu tubonetse imbere y'amaso yawe. Warinze imibiri, urinda ubugingo, nabyo turabigushimiye. Tugushimiye ko duhuje n'uyu mwene data kugira ngo dusangize abantu bawe izi mesaje cyangwa se ubu buhamya, kugira ngo hagire aho bava n'aho bagera kubw'imbaraga zawe. Urakoze data, utwemerere ubane natwe, utangirane natwe, uze gusozanya natwe nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye ngo babiri cyangwa batatu aho bateraniye ngo uzururuka ubane nabo. Kandi ngo iyo abantu bari kukuvuga bavuga ibyawe, mu ijuru barandika, bakandika mu bitabo. Data wa twese uyu munsi ntubibagirwe, ntuzawibagirwe mu buzima bwacu, kandi ujye uhora ubitwibukira. Urakoze Mana, icyubahiro kibi cyawe. Bana natwe, udushyigikire muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Ikiganiro cyacu kirimo ibice bibiri. Hari ubutumwa Imana yaguhaye, hakaba n'ubuhamya bwatumye umpamagara kuri mu bantu. Donc maze iminsi ndi gukora ibiganiro bya spiritual. Nawe uri mu bantu bafesinze ibibazo by'intambara z'umwuka n'ibigeragezo byazo. Rero reka duhere ku butumwa. Ni ubuhe butumwa Imana yaguhaye ngo ubwire abantu b'Imana? Ubutumwa Imana yampaye, igihe kimwe nari mvuye ahantu ndi kugenda mu nzira mpura n'umuntu nanone aransuhuza, turavugana. Ni umuntu wo ku rusengero dusengana. Ndangije atangira kunganiriza mu buzima busanzwe bwo mu rusengero cyangwa se bwo mu bantu. Ndangije ndavuga se Mana, ibi bintu biri kuba ni ibiki? Ambwiye, tangira kunsobanurira iby'imbaraga z'abarozi, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Ndangije ndataha, ariko numva umutima wanjye urababaye, kandi uwabimbwiraga ntabwo ari umuntu, ni umuntu uba mo indani mu rusengero. Ndabaye ngeze mu rugo mu masaha 3 z'ijoro, igihe cyo gusenga tugiye kuryama. Ntabwo narose ibyo ngiye kuvuga, ntabwo ari inzozi, ahubwo narose numva nshaka ndi kwicira nk'urubanza, nkavuga se Mana, nsenge nte kugira ngo ibi bintu birangire? Mfate izihe imbaraga zo gusenga kugira ngo ibi bintu birangire? Ese njye mu rusengero nzenguruke nanone, kuko hari igihe kigeze kibaho ndabikora, ariko ngezeho intege ziracika. Ndavuga ni ndumva ibi bintu nta gatuza afite. Hari ukuntu ugeraho ukavuga ati nta gatuza afite, hasigaye nahawe, kuko niwe wameneye amaraso itorero. Njye nta torero nameneye amaraso, hasigaye ubyikorere. Noneho ntangira kumva ko bishobora kuba hari nk'uburyo naba nadacogoyemo, ngira ikibazo. Mu gutangira gusenga rero nsaba Imana imbabazi, numvishe ikiganiro ngiranye n'umuntu. Nari maso ariko mu isengesho. Nk'abantu b'abanyamwuka nahise numva ko ndimo ndaganira n'Imana. Irambwira ngo mbese amanywa nijoro urabizi? Ndavuga ngo ndabizi.
irambwira ngo nazanye ijoro kugira ngo ribe ikiruhuko cy'abantu bakoze ku manywa. Ati rero iki gihe ni igihe cy'ijoro. Ndakanguka numva ko ndetse nanjye numva ninjiye mu kirere cy'umwuka. Irambwira ngo mu ijoro hari ibikorekamo, hari abakora ku manywa, hari n'abakora nijoro. Igihe cya nijoro rero ngiye kukubwira abakora nijoro. Hakoramo abajura, hakoramo abarozi, hakoramo abacuraguzi, hakoramo utubari, hakoramo ibisope, hakoramo indaya, mbese mbwirwa byinshi cyane by'abantu bakora nijoro. Nubwo akazi k'ibizira gakorwa nijoro n'abicanyi n'abandi bose. Yes, n'abatera kaci, n'abica abantu batafite, babasanga nta kintu bafite bakanabica bagapfa. Mbese ijoro ni igihe cyabo cyo gukora. Noneho ndangije nkomeza kumva. Ndambwira ati ariko nubwo bimeze bityo, hari n'abakora nijoro batari mu bihe by'umwijima, batarikorera umubi. Hari ibitaro ntabwo bijya bifunga, bikorana nijoro. Abarwayi baravurwa nijoro. Abasirikari bashinzwe umutekano bakora nijoro. Ngo n'igihe cy'abanyamasengesho bisengesheje ntawe ubatumye kujya gusenga, barasenga nijoro. Ku buryo arenshi nambwira ati njye nijoro ntanga ubwenge kutabufite, kuko nabuhaye Salomo yagiye kubunsaba nijoro. Iranambwira ngo utanga umugisha ku bantu nijoro bagiye kuyisaba umugisha, kuko yawuhaye Yakobo. Irambwira ngo nijoro buri wese arebe aho agomba gukora. Udafite akazi rero mu iryo joro najye kuryama, ngo najye kuryama asinzire, yiyorose asinzire, kuko naramuka asohotse mu ijoro akajya hanze mu ijoro agahura n'abajura ntatake, kuko baramwambura bamugirire nabi, baramwica, nacunga nawe arataha yapfuye. Najye kuryama kuko ni igihe cy'ikiruhuko cy'abadafite ibyo gukora nijoro. Areke umunyamwuka, muri make umunyamwuka n'uwo mu myuka mibi niyo bagomba gukora nijoro. Uzi ko yuzuye umwuka w'Imana. Aho naringize impungenge, numva nshaka kubariza abantu badukurikiye, ariko mise masobanukirwa. Uyu munsi isi yacu ukuntu yubakitse, umuntu wahisemo kwisinzirira navuga ati ngiye nkorana n'umwuka runaka. Iyi si yacu ni iy'abanyamyuka, ntago yaba aboroheje yaba n'abakomeye, abanyamyuka nibo bari ku ruhembe nk'uko bivuze, kuko turi mu gihe cy'ijoro. Nakumvishe. Uzi ko adafite umwuka w'Imana, ntaba afite n'umwuka w'umubi, nareke gusohoka ajye kuryama asinzire, kuko si igihe cye cyo gukora. Yijya gusenga adakwiriye gusenga, atabishoboye. Yijya no mu busambanyi atakwiye kubushobora, atari birimo, kuko ni ijoro ry'abasambanyi, ni ijoro ry'abiyoroto bambara ubusa, ni ijoro ry'abajya mu gisope, ry'abajya kugura ibyuma byo gucurangira ibisope, ry'abanyakabari bajya kubyina, ry'abasinzi. ni ijoro. Noneho ndavuga kumbi ni ijoro. Reka abadukurikiye mbacire n'umugani mu ndirimbo, baze kuza indirimbo ivuga ngo murinzi we ijoro rigezeye. Dukomeze. Yego. Noneho ijoro rimbana, ijoro nabimazemo hafi isaha, mbwirwa ku buryo narakuruye ndarira. Irambwira ngo iki gihe uzi ko ari umuganga, ni igihe cyo kuvura, ntabwo ari igihe cyo gukora ibindi, ni igihe cyo kuvura, kuko abantu bararembye, bararwaye. Nakomeje gusobanukirwa mu bijyanye n'akabari, impamvu yambwiye akabari. Umwuka w'Imana yambanye mwinshi, ansobanurira ibirenze. Urumva yatangiye arimbwira mu buryo buzimije, ariko hari nk'abantu badahita kubakubita ngo bumve ijana ku ijana icyo Imana yashakaga kumbwira. Yarambwiye ati hari ibitaro, ntihagire abumva ngo wenda ngo akantu gato. Yarambwiye ngo ama ofisi ku manywa abakora, ariko nijoro abafunze. Yego. Ati nta muntu ushobora kujya gushakira umuntu kuri ofisi ngo amubone nijoro. Nijoro
kuko ari igihe cy'uko ni igihe cy'ikiruhuko, ni igihe cyo kuryama. Mu bakora rero nijoro ntabwo nabwiwe bwa mbere, twese twabihuriyeho. Noneho ati rero mu kabari amwe ati mu kabari hari umugabo ugenda yagiziranye ibibazo n'umugore, yagiranye ibibazo n'abana, amadeni yamubanye menshi, ibibazo byamubanye byinshi cyane, akajya kubitura akabari. Agenda agafata icupa, akanywa irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, agasinda, yarangiza no gusinda akishyura bwa businzi bwiwe, akishyura, yarangiza akishyura agataha mu kabari. Bakamucurangira ibisope, za zindi za kera, za zindi z'ibiti, akumva aguwe neza, akanahaguruka agafatanya nabo kubyina, yarangiza agataha. Iyo acunze nabi rero asanga abajura bamutegeye ku marembo y'akabari, n'ubundi nabo bagahita bamusopa n'utwo yari afite bakadutwara. Aho ngaho rero hari hasobanuye iki? Yego, hari hasobanuye ngo hari ndabivuga gutya, hari insengero zimeze nk'utubari. Hari izo nsengero zimeze nk'utubari, harimo abitwa ngo ni abapasiteri, aribo ba nyirakabari. Aragucururiza inzoga, araguhereza inzoga ariyo magambo, akubwira amagambo, kandi wagiye ubabaye, ufite agahinda, ufite ibibazo byakurenze, ariko agutsindisha, narangiza we icyo agukeneyeho ni uko umwishyura. Imana iguha umugisha. Nagiye kumva no guhishurirwa noneho aho icyo kirere urimo ntunakivemo. Uyu munsi abantu benshi ntabwo babisobanukirwa ko bari bafite umukwe wabo wabakoye, umugabo wabo ari we Kristo. Bamwe baramutaye, baramureka, bahita bashwana nawe, bahita bafata umwanzuro wo kujya mu kabari. Bageze basanga ba nyir'utubari hari inzoga z'ubugambo buhehereye, buryohereye, ariko bishyuza, ye babakiriyeho n'abakobwa babacezereza, banabacurangira. Yego, bababyinira. Yego, bakishima. Barangiza bya bindi bakabyishyura. Businzi bwose barangiza bakabwishyura, bakitahira, ariko agatahana bya bibazo bye. Ariko kuko yamaze gusinda, adafite icyerekezo, yagira no hanze, agakubitana n'umufata akamusopa, kuko yagenze yagenze nijoro, ajya kuruhukira mu kabari, anasohotse mu kabari aguma kugenda nijoro, kandi adafite umwuka w'Imana, cyangwa se ngira ngo muri kubyumva. Irambwira ngo hari amakorari ari kuririmba nk'igisope cyane. Bazagura ibyuma, bagura amasente, bagura gitari, bagura ibintu byose, ubundi baririmba, bajye kuri stage baririmbe kabisa, abafasha kubyina babyine, ariko bari gukora nk'igisope. Yego, uwo nibwo busobanuro nahawe ku kabari. Ndavuga ni Imana irengera abantu, ariko bidakuyeho ko hari insengero ziri ibitaro. Uzagenda mu rusengero rw'ibitaro, ubwo ni umwuka w'Imana uzakuyobora aho ugomba kujya, cyangwa ugahura n'umuntu ukubera muganga. Imana ko nta kazi kayo izakikorera, kuko ibitaro n'ubundi birubatse, ntabwo ibitaro bikorerwa ku misozi no hirya no hino hatagira ubyumva nabi, ngo bitacika mu nsengero agende mu misozi. N'ubundi ibitaro birubatse. Hari insengero rero zirimo bashobora, bitewe n'uko wagiye n'umwuka w'Imana uri muri wowe. Hari ibitaro byiteguye kwakira abasohoye mu nzira, abakubitiwe mu nzira, bari bagiye mu kazi k'ijoro badashinzwe umutekano w'intwaro. Yego, bigana hano kuri Prince Robert ni ibitaro. Uri kwirukanka kandi nawe ndaje mpagere. Yes. Ndaje mpagere rero, nawe Imana yarahambwiye. Yambwiye gahunda za social media. Noneho irambwira ngo mu bitaro ababyeyi barabyara. Ariko hari kubyara umubyeyi wagiriwe inama mbere, ntabwo aragirwa inama uyu munsi, wagiriwe inama mbere, akarya ibitunga umubiri, akuzuza intungamubiri mu mubiri, kuko igihe cye cyo kubyara najya kubyara azabyara umwana ari bwonse amashereka yiwe, kuko nijoro ntaho bajya kugurira kigozi. Niba uzi ko nta mashereka ufite ujya kubyara yo konsa umwana, niba uzi ko udafite amashereka yo konsa umwana wawe, wijya kubyara, kuko ijoro amabotike arafunze, ntawe urabona ugurira amata. Aho naho ndahasobanura.
yego ndahasobanura uko umwuka yampaye kubisobanukirwa. Yarambwiye ngo ujya kubyara nuzi neza ko afite jisite nyine ayo mashereka ari bwose umwana, kuko niba Imana iguhaye uburyo bwo guhura n'umuntu ukeneye kuruhuka, ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nta bundi buryo ufite, mubyare, numara kumubyara umenye neza ko ugomba kumukurikirana A Z. Birasaba ko rero ugira igituza cyo konsa umwana. Niyo ngiyo gahunda yo kuvuga ngo abantu babyare, ariko babyare bakurikirana abana, uba uri muganga ukurikirane mbese buri kimwe cyose. Noneho urimo urabyumva. Noneho ingera kuri gahunda rero irabwirwa ngo nijoro konegisiyo iba ihari ku bantu bakundana, abasheri, urahamagara nushaka ko ugeze mu gitondo nta kibazo. Ngo nijoro ikoranabuhanga rirakora, umuntu abasha kuruhukira ku ikoranabuhanga. Ati ikoranabuhanga rituranye ikibi n'ikiza biregeranye. Umwanzi ararikoresha, ariko n'Imana ubwayo ikarikoresha ku bantu bayo. Ujyaho ashaka ibyiza arabibona, n'ukeneye ibibi arabisangaho. Niyo mpamvu ikoranabuhanga urumva imwe mu mpamvu yatumye nguhamagara nyamara kumva iri yerekwa. Ubundi njye nibaniraga ibyanjye nyine abantu ngo ni ugusenga gutyo ikibaye nkeberaho gusenga, ariko imbwira ku ikoranabuhanga koko mbwira ati umuntu aba aryamye, ati urusengero, yarambwiye ngo urusengero mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka Imana. Yego. Ati mu rusengero rwacu bwite hariberamwo amateraniro. Ayo materaniro aberamo wumva indirimbo igufashije, waba utayifite aho waba uri hose, telefone ntawe ujya uyirambika hasi. Uhita wegura telefone ukayireba ukayiririmba ikagufasha kuri YouTube. Yego. Kuko wayumvishije muri wowe iteraniro ry'abaririmbyi ritangiye gukora. Kabiri ijambo ry'Imana rikaba riraje riragufashije uri no kumesa cyangwa se uri muri biro cyangwa se uri ahantu runaka, ukumva ijambo riraje ukavuga ati ariko iryo jambo ryanditse hehera. Hakaba igihe usanga hari umuvugabutumwa uri kuryigishaho, hakaba igihe uzishakishije kuri Google ukaribona, ikoranabuhanga riba ribangutse kugira ngo rigufashe kugera kuri iryo jambo, ukabura risomye, ubwo ijambo ry'Imana rikaba riratambutse. Gatatu ukajya ukumva umutima wawe ugutekereje gufasha umuntu runaka, ukavuga ati umuntu umufashe, ukumva araje, ntiwinangire umutima, icyo umwuka akubwira gukora ugikore, ihute kuko igihe cy'ituro kirageze. Tutanga ituro kuri uwo muntu Imana iguhaye kujya gutangiraho ituro. Ntiwinangire umutima ngo ese riragenda bite, biroroshye, zaba ziriho, wanamusanga aho ari, wafata umuceri ukamushyira niba udafite amafaranga, wafata ku bishyimbo ufite mu nzu ukadaha, wasuka ku buto ukagenda ukajyana, kuko igihe cy'ituro kirageze. Ubwo amateraniro ntarangiye muri wowe. Yego. Ijambo ry'Imana riratambutse. Hari n'igihe hano hajya hanyura n'amatangazo avuga ati mugeni wa Yesu witeguye, umwami ari hafi kuza. Yes, n'amatangazo aratambuka. Ubwo rero iteraniro riba rikorewe muri wowe rikaba riragiye. Noneho birangije, ubwo rero ndabwirwa ngo uko nguko ushobora gushakiraho ijambo ry'Imana, ushobora gushakiraho indirimbo. Nibyo koko hari abantu bari guteka ku ikoranabuhanga kandi abantu bakajyaho bakarya bagahembuka, nubwo hariho n'abakoreraho ibibi, nubwo hariho n'abagendera mu nzira zitatunganye, ariko hariho n'abandi bakorana n'Imana kandi bakora ibintu bitunganye Imana ishobora gukoresha. Mu gicuku waba uryamye ukegura telefone, saa 9 ugasegera kuri telefone, mbese mu gicuku utagiye hanze birakunda. Noneho uko byakomezaga biza, uburyo bw'abakorana n'izo mbaraga n'abakorera mu buryo bw'umwuka w'Imana nabwo byaraje. Ngo udafite umwuka wa Satani cyangwa se umwuka w'imyuka, reka mbivuge gutya, udafite imyuka mibi muri we, ikoreshwa n'imyuka mibi, ntaba afite n'umwuka wera w'Imana, ntabwo azatandukanya umuntu ufite umwuka wera w'Imana n'ufite imyuka mibi. Ntabwo azabimenya. Birasaba kuba wuzuye umwuka wera w'Imana, cyangwa se mo kimwe bikaba ari ufite imyuka,
kuko ufite imyuka baramenyana, n'ufite umwuka wera w'Imana baramenyana, n'ufite umwuka wera w'Imana amenya ufite imyuka mibi, n'ufite imyuka mibi amenya umuntu ufite umwuka wera w'Imana. kuko baba bahanganye. Rero udafite kimwe muri ibyo jya kuryama udahura n'abajura cyangwa se abanyazi, kuko n'utwo wari wifitiye baradutwara. Izo mbaraga kuko utazifite zo kumenya ko mugomba guhura mukamenyana, wowe ugendere kuko ntuzatandukanye umuntu ufite umwuka w'Imana n'umuntu ufite imyuka mibi. wikiza uvana wandika amakomantere utukana n'ibiki byose, iturire. urinde wo kujaginga, wakiturije ukareka abanyamyuka bagakora akazi. Yego. urinde ko urajaginga, urinde ngo runaka ngo afite Imana, ngo afite umwuka w'Imana. ubizi ute? ijya kwiryamira niba udafite umwuka w'Imana kandi bo ubwabo buriya ntibanabwirana ngo bagende bajya kuvuga ngo runaka ahubwo ubwo ni ugukubitanira. uzi ko uhura nawe mu mwuka mugahangana mu nzira mugahura ukamusuhuza mukikomereza urugendo kandi mu mwuka muri gufotorana. umva bikomeye ku buryo hari n'aho ugera bikaba ngombwa yuko atambuka akiruka akubonye akambuka umuhanda kugira ngo mudahura bitewe n'uwanesheje undi. Yego, ubwo rero iyo mesaje Imana irayimpa, irambwira ngo mbibwire abantu ko turi mu gihe cy'igicuku, igihe cy'ijoro. uzi ko adafite imbaraga zo gukora nijoro bazakubaza aho uri kujya, n'abashinzwe umutekano nibagufata ntuzavuze induru, genda ujye kuryama kuko ni igihe cyawe cyo kuruhuka. ariko urebe babasi yuko ufite amavuta uyasinziranye mu bakobwa 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge, kuko bose bazaryama. ari ab'abapfu n'abanyabwenge bazaryama, kuko bose igira icyabo cyo hari abantu babanye n'Imana ariko badafite izo mbaraga zo kujya guhangana. genda uryamane iyo Mana yawe, usinzire. igihe nibucya, nimumara gucya uzabyuka ujye mu kazi, kuko wowe igihe hari abakora nijoro, kandi tumenye neza yuko abakora nijoro bahembwa amafaranga arutaye bahembwaga bakora ku manywa. Yego. Abakora nijoro baba abakorana n'izo mbaraga buriya nabo bafite ukuntu bahembwa kurusha abakora ku manywa. ubu barakataje ngo usigaye utingana bakaguha menshi. rero n'ukora mu buryo bw'ubumana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru nawe ahembwa menshi. ahembwa menshi atarayahawe n'abantu, ahubwo ijuru rimwandikira umushahara uhagije utubutse. Yego. kandi ukabaho neza bibaza ngo ubayeho ute. ubwo rero ni igihe cy'igicuku, ni igihe cy'ijoro. ariko umuntu w'Imana witwa Daniyeli yararirimbye ngo dore bugiye kwira, ngo aho umuntu atabasha gukora, ngo ariko ukomeze intambwe zanjye, ngume n'umucyo wawe, ngume n'amavuta mbitabaza, ngo ubwo uzaza uzambonere kure, ngo mwami wanjye tuzajyane. ugiye kuryama rero arebe ko mu mpereze yiwe harimo amavuta, ayaryamane kugira ngo umukwe naza, kuko ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. ariko menya ngo niba uri kubwirwa kujya kuryama, menya uburyo uryamyemo, ejo utazamara gato ushaka amavuta ngo ucane umukwe aje ukabura ugucyerekeza. uryamane amavuta. iyo niyo mesaje nari ntambukije Imana yampaye. Reka noneho twinjiye ku gice cya kabiri cy'ubuhamya bw'urugendo rwo kurwana n'urugamba rw'imyuka. urumva nawe uri mu bantu bashobora kuba bari gukora mu gicuku cya nijoro. ndi kugikoramo. ubuhamya bwawe bwubakitse gute? kugira ngo mbimenye, ninjiye mu bihe byo gusenga. Yego. mbere na mbere ubundi ndasenga. umurimo wawe ni ubunyamasengesho? ni ugusenga kuruta ibindi byose. kuba umuririmbyi n'ibiki ntabwo byaha agaciro. icyo mpa agaciro ni ugusenga, kuko nicyo nabwiwe gukora. ni muri Efeso ibice 6 umurongo wa 10 ngo kuko tudakirana n'abafite imibiri, dukirana n'imyuka mibi ahantu ho mu ijuru, n'abategeka isi y'umwijima, n'abatware, n'abafite ubushobozi. ngo ni uko mugende mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe, ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Amen. naho ngendera mu buzima bwanjye bwa buri munsi. nanjye niho njya ndwanira. naho mu Efeso 6 10 kuko ariko rero indirimbo ikamfasha nziza cyane ivuga ngo nubwo turwana n'abafite ubutware n'abafite ubushobozi n'imyuka biri ahantu ho mu ijuru, umuririmbyi akaririmba ngo kwa Yesu dufite ubutware. Amen. dufite ubushobozi. kandi iyo twizeye amagambo ye nk'uko ye yatubwiye, ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota.
ubwo nanjye mpita nuzura imbaraga zimbwira ko nanjye ndi umutware mfite ubutware bwo guhangana. Urumva niba afite ubutware nanjye mfite ubutware ariko ubwanjye buri hejuru y'ubwabo, kuko ngewe uwo turwanana ni Kristo kandi yanesheje isi, anesha dayimoni, anesha ibintu byose. Muri ubwo buryo rero niho ngewe nicyo mpa agaciro kurusha indi mirimo yose yose yose, kuko icyo yampamagariye gukora ni ugusenga. Kandi buriya turi mu isi, niba uri umuntu w'Imana urasabwa gusenga kugira ngo ubashe kuba muri iyi si. Niko akazi nkora, ariko nza kubwira Imana ndayibwira niko mbona abantu b'Imana bangiritse. Hashize imyaka, ni muri 2010 wenda njya guhishurirwa ibyo. Mbere naho nasengaga mfite n'amamesaje nagiye nyatambutsa, ariko njya guhishurirwa izi mbaraga turwana nazo n'ibi mwagendaga muvugaho. Nabishuriye 2022 yego na 2023 gutyo. Twari twasenze, ndasenga, ariko numva umujyo wanjye urambwiye, kuko gatoya nsubiye inyuma. Ubundi nk'uko ivuga ngo ijambo rivuga ngo dusengeshe umwuka iteka, ntabwo dusabwa gusenga nk'abari gusoma ivanjiri cyangwa se ukundi kuntu ngo usome bivuga cya jambo Yesu yavuze ngo dusenge, ngo tujye dusenga gutya. Uriya wari umujyo w'uburyo tugomba gusengamo, ariko kubw'umuntu yavuze ngo ni byiza yuko ngenda, kuko ningenda nzaboherereza umwuka wera kandi azabafasha muri byose. Iyo uri mu mwuka, umwuka akubwira ibyo ugomba gusengera kugira ngo ubivugishe umunwa wawe, ubyature n'akanwa kawe, kuko ubundi ngo Imana yajya kuturema, yaturemye turi abantu bakomeye, nitwe abantu niba Imana yashyizeho umwanya irabumbabumba, ibindi yaravugaga ngo bibeho bikabaho. Twagiye noneho ndangije ndi gusenga, nari mu mwuka, ariko nibaza impamvu abantu b'Imana aribo bakene, aribo bantu bahura n'ibibazo n'akaga bikarangira banatakaje ubumana bakaba abandi bantu. Ndavuga nti ngewe rero Mana, nkurikije ko ari wowe nakurikiye, igihe bibaye ngombwa tuntuma ahantu kujya gusenga, nutamatike ntuzantume, kuko ntabwo nzagenda nka muganga ngiye kuvura abantu ngo ngiye kuvura musabiti gute se kwayite. Ibi rero ntabwo nzabyemera. Uko ngomeza gusenga, noneho nsanga nibaza impamvu abantu b'Imana baba bakene, niwe mutindi, niwe urya yakobotse, n'ibiki. Nishurirwa yuko ari izindi mbaraga zayo bateye, ariko mu ijambo rivuga ngo abadayimoni, ndavuga ngo ijambo rivuga ngo mwene uwo mudayimoni w'ubutindi n'ubukene akurwaho no kwiriza ubusa no gusenga. Noneho twari batatu na bagenzi banjye, duhita dufata amasengesho y'iminsi 3 yo gusengera abakozi b'Imana. Rangije turasenze umunsi wa mbere, turasenze umunsi wa kabiri. Ubwo hari ibyo nazakubwira turi kumwe, si ngombwa kuri social media, aho twasengeye n'ibyo twahishuriye muri ayo masengesho turi aho ahantu twasengeye bwa mbere. Ariko dusenze umunsi wa gatatu, ndavuga ni umunsi wa gatatu, kuko wa mbere twawusengeye mu rusengero, n'uwa kabiri mu rusengero, umunsi wa gatatu tuwusengera mu ishyamba rya Samuduha. Turavuga tuti rero aha hantu tugiye kwica abadayimoni bateje ubukene abantu b'Imana. Turasenze turatatana, ubwo umwe yagiye hirya undi hino undi haruguru. Turavuga ngo tugiye ni ku musozi Karumeli, tugiye gutemagura abadayimoni bateje ibyo byose. Uko umwuka yabubwiraga gutema niko watemaga. Hari mu kwezi kwa 12, ariko Noheli itaraba na bonane ya 2023 yego. Noneho turasenze turangije turataha twishimye, n'imvura iranagwa iratunyagira, ariko turataha. Dutashye Noheli yarabaye, twumva message uko watemaga akisida, bateza ubukene, bateza kwa kundi abantu bashwiragiza abadayimoni. Mbese twaratemaga, kuko ngewe ndi gusenga simba nifuza ko nakwirukana, kuko manzi ko ndi nirukanira agaruka ifite izindi mbaraga. Ntabwo bapfa n'ubundi abadayimoni, ntabwo bapfa, ariko numva mu mwuka ndatema. Yego. Noneho ubwo turataha, tutashye tugeze mu rugo, mbona Noheli ibaye, twumva message ku rwego rwa polisi iravuga ngo uyibonane iyi Noheli ngo niyo yonyine ngo yagize itigeze ikora amagisida. Iyo message yaratambutse ngo abantu bapfe.
ndaryumva itangazo navugije induru ndi mu cyumba ndavuga Mana yumvishe gusenga kwacu, Imana yumvishe gusenga kwacu, ndashima. Noneho reka nkubwire icyabaye kuri bonani. Hapfuye abantu nzi ubwanjye, bakoraga isida ku Ruyenzi, abantu dukorana, hapfamwe abantu dukorana. Mana Nyiringabo we, ndavuga ntimenya naraseze nabi. Numva birancanze, ndavuga gute Mana, twaba twarasenze twirukanaga isida n'ibiki, none bikaba bije mu matwi yanjye bisa na gutya. Ndavuga ntimwiriye kumenya impamvu y'ibi bintu gute. Numva ndabise ntarayobye, hari ukuntu ugeraho ukumva wibajije ibibazo byinshi. Ubwo muri iyo minsi rero nibuko nagize akaga gakomeye kenshi cyane. Ngira ibibazo, urumva icyo kirabaye, sindi bujya gusenga, narasenze aho 3 ntarya nanywa, nafite umwana w'amezi 7 kandi nonsa, none birarenze ahubwo accident zirabaye no mu byo twasengeye byari birimo. Mana ibi ni ibiki? Naricaye nibaza byinshi, birakomera, urugendo rurakomeza, ariko sinakomeza gusenga. Ko nahise nibaza uburyo nkwiriye gusengamo, ndavuga reka nceceke noneho mbeho mu gihe cyo guceceka. Kumbe ijoro rimwe njya mwiyerekwa, mbona ndi gukorerwa inama ku rwego rw'isi. Uyu mugore nakomeza kwinjira mu bihe byo gusenga, arahishurirwa amabanga yacu menshi, natwe ubwacu aratumenya. Nimushake impamvu zose zishobora gutuma adasenga. Nkumva nageze ku rwego nibaza ku Mana yanjye, niba ataranyumvishije, niba bimeze bite. Noneho bikubisa ati mu mpamvu rero mu bushaka ukuntu mumukenesha, mumuteza ubukene n'ubwo yasengeye abakene, noneho ubukene bwabo bari bwo bumuzaho, mumuteza uburwayi abana be barware. Ibibazo biravuka, ndakubwiye ko mfite abana 9 hari, sinabikubwiye kuri message, ndabivuze abana 9. Nta kibazo. Noneho icyo gihe nari mfite bari 8 uyu avutse vuba. Ndangije ati noneho mumuteza ubukene, mumuteza uburwayi mu bana, mumuteza ibibazo byose bishoboka, ajye yizengurukaho yewe gukomeza kwinjira mu bihe byo gusenga, kuko ashobora guhishurirwa ibintu bikomeye. Niko byangendekeye, byose biraza. Mugabo igihe kimwe ari n'imodoka yari mutaye muri Nyabarongo, harara hamara iminsi 2, imodoka yagize ibibazo byari birebire. Ndangije nicara mu nzu mu cyumba, namaze n'iminsi 3 ntasohoka, bansangishamo ibyo kurya njya gutyo, mbese ntasohoka hanze. Ariko ari mu bihe byo guceceka, fata telefone nkunda indirimbo nkongera nkiryamira. Ibibazo byaravutse mu rugo bikomeye pe, nkubwiye ngo bikomeye, ariko ntashobora kugira uwo mpamagara ngo mubwire. Ndavuga ni inkombe ryaje ngo rivuga ngo yankomerekeje niyo izanyomora. Yego. Mu kunsura rero Imana insura, yansuriye muri iri jambo ryo mu Befeso, ibice 6 umurongo wa 10. Mitajya kurishaka ndarisoma. Ambwira ati burya ntugire ngo ibyo uhangana nabyo ni abadayimoni, kuko ufite Kristo muri we ahageze abadayimoni barahunga. Yego. Ariko hari imyuka izengereje abantu, ariyo yiyumviye mujya mukomozaho. Yego. Imyuka nigira bosi uyikoresha. Nta nubwo Satani ayikoresha, kuko Satani yamenetse umutwe, isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Ariko imyuka ikibara kumenya neza yuko Satani yavangwe mu isi akajya gukomerekera ikuzimu, yashatse kwigarurira ab'isi. Nitangura rya jambo rivuga ngo Yesu ajya kujya mu ijuru yavuze ngo mbasize mu isi, ab'isi ntibabakunze, ariko barinda umubi. Yego. Umubi rero si Satani. Ubu ntabwo ari Satani. Satani nawe yari amusize, yari ahazi. Ndakurura ya myuka ngo yafashe ibisubizo bya Daniel, ndakurura nduzura, ndakurura, ndasobanukirwa bikomeye, nsanga iyo myuka duhanganye nayo iri ku rwego udafite imbaraga ntiwayibasha. Uzi ko ejo, reka nkwe ubuhamya butoya, sinzi impamvu buvuze. Buriya ejo cyari ikiganiro wabonye twagikoresheje telefone. Yego. Donc urumva mbere nari nakoze icya mbere kivuga ku barozi, cya kabiri kivuga ku basambanyi,
ngiye gukora icya gatatu kivuga kuri biriya zino nyamaswa nyine ziri connected bakoresha kamera y'isi ipfa nuza tuyita umumana bararenze ariko dufite Kristo nibwo tubanesha. umuvandimwe twari turi gukora avuga ati umumana ubu mvuye iriya kandi ubwo yaravuye iriya zanuza ariya urenze sikoro hirya uri kumva aje imbere kugira ngo dukore ikiganiro. Ibaze ubu ngiye gutaha kuko tudakoze nabwo noya twaba dutsinzwe reka dukoreshe telefone n'ubu niyo mpamvu ubonye nk'uwamubwira ngo reka dukore gutyo kuko ubwo nyine nahise ngira ikibazo. Yego ariko ndabizi ko wese ari umuneshe azabikemura. ngewe baranzi baramenye baranzi ku rwego rw'isi baranzi nta nubwo banzi ku rwego rwo mu Rwanda gusa. Yego ibyo nkubwira ni ukuri kuko Kristo uri muri jyewe yatumye bamenya nanjye ndabamenya. Ntabwo mbatinya rero. Nandikiye umuyobozi wa YouTube ku rwego rw'isi nyine twavuganye bwa nyuma basimbira iyi shene ni iya kabiri, ya mbere barayisibye. Noneho ndamwandikira nyine mugani siko mwandenganyije rwose ibintu mwamaniye ntabyo njya nkora ubwo bari bashinje ngo ndi mu bantu bavuga amagambo mabi mu Rwanda. Ku mutima nyine ntekereza na abandi ba YouTube tuziranyeho ndangirira mwandenganyije hamwe ngo nta kindi kintu twakora ngo ahubwo nureba nabi nitugira n'amahirwe tuzaguca kuri YouTube. ukomozaho ngo bazancaho ngo isura yanjye ngo ninkomeza kwensista numva se tuzajya tudetectinga isura yawe tunayikure kuri YouTube. ngaho ibaze kubera imbaraga tuba turi kuri standard ya hano tuba turi ku rwego rw'isi nyine niyo mpamvu kandi bakoresha yego ariko Imana yarabimbwira ngo uruhande rumwe bazarukoresha nayo urundi ruhande rukoresha bibiri birahanganye. Iri koranabuhanga ryaje Imana niyo yabahaye ubwenge bwo kubikoresha kuko byose ni ibiremwa. Imana ni umuremyi wabyo. Yego ubwo rero niko byagenda kose apfa kuba barabishyizeho kerekane bayikuraho mu mbaraga z'Imana numva kerekane basura YouTube ikarangira. Ariko byanze bikunze hanyuma urugamba rurarimbanije ukomeza kurwana utangira kugenda uhishurirwa ko umubi Yesu yavuze ngo arindire mu isi atari na Satani gusa ari ababi ni benshi kuko ijambo ry'Imana banga uko iyo misi izarushaho kwiyongera ngo ababi baziyongera. Ubwo rero ababi haba hari umwuka w'umubi ubakoreramo ukorera mu bantu ariko ari umwuka w'umubi kuko ubwami ni bubiri mu isi, ubwami bw'Imana n'ubwami bw'umubi. Yego ubwo bwami ntabwo uko byose kose hari urwanya Imana hari n'Imana ubwayo. ubwo yaba ari Satani yaba ari umubi yaba ari imyuka mibi bari mu gice kimwe ariko nubwo badakora kimwe ariko bari mu gice kimwe. Department nizo zitandukanye ariko donc bakorera umwami umwe. bakorera umwami umwe, bakorera ubwami bumwe. noneho ubwo rero ndangije ndahishurirwa umwuka w'Imana aransobanurira. Nari nicaye mu cyumba hari nka saa 12 z'umugoroba. uko nahishuriwe nahise mbyuka n'imbaraga nyinshi ndavuga nsanga nta muntu n'umwe ujya ukomoza ku myuka mibi. bose birukana ndakubita abadayimoni ndirukana abadayimoni ndashwanyaguza abadayimoni bateza uburwayi natwe dusenga aho samuduha ntabwo tugiye tuvuga imyuka mibi. twasenze twirukana abadayimoni. nahise mbyukana n'imbaraga nyinshi nahise nzenguruka uyu mujyi. nahise mbyuka saa 4:30 z'ijoro ngenda n'amaguru dutuye mu Gatsata. ndagenda ndazamuka Muhima yose ndagenda mu mujyi ngenda nsenga mbwira Imana ntabwo nari mbizi mfite uko nagendaga dusengana mu mwuka. ndazenguruka umujyi wose ntaha nageze mu rugo saa 9 z'ijoro. ariko numva nuzuye imbaraga numva nyine hari ukuntu umera nkaho urabona nk'abakinnyi bakina imipira iyo hari ikipe itsinze ntamenya yuko ashobora no guhura n'ikintu kikamugirira nabi aba yumva no mu muhanda yaryamamo kubera ibyishimo. Yego babyita gucaginga mu mwuka hari ukuntu batiri y'umwuka iba yuzuye iri furu. Yego nahise numva nanjye ngiye gucaginga ndavuga n'Imana we kumbi niyi kumbi nuko ariko ntaha
nsobanukiwe birushijeho iyo ibyo tugiye guhangana nabyo, mbona ubutsinzi bw'Imana yacu. Imana no mu gihe cyo guceceka igikora, njye nari ndi mu bihe byo guceceka kuko nabonaga ibintu byose byandwaniyeho, ariko ndavuga ngo reka nceceke, ubwo Imana ifite ukuntu izabigenza, ariko ndumva muri iyi Imana igihari, ariko reka mbe nceceke nuko kunsura. Iyi kimara kuyimpa rero urumva uko umunsi ku munsi niko ngenda nkora, nzi icyo mpangana nacyo, niko mpura n'umuntu nkamenya icyo arwana nacyo, niko mpura n'umupfumu n'umurozi nkamumenya akamenya. Ubu mu nzira ndagenda agahita nakubitana nawe agahita amenya, nkabona no ku rusengero ndakubitana nawe akamenya. Mbese ni muri uwo mujyo biriya rero mwarabivugaga ngiye nkabyumva cyane muri Marie Jose, mu binyenzi biteza imyiryane mu ngo, mu mbeba zishwane, biriya byose uko mwabivugaga nahitaga mbyumva kuko njye ndabizi narwanye nabyo, ariko ubu aho ngaha mba ndinzi mbamo ibyo biza Marie Jose. Niyo ngiye gusura umuntu ngo zirimo zigomba kwibwiriza kuko sinaganira n'abantu nzibona, ndavuga nibiba ngombwa ndafata ikintu ndice, sinshaka Marie Jose ngo nganire nawe Marie Jose mpagaze hejuru. Ba bantu twohereje kuryama rero hari igihe bahita bavuga se ubwo bujiji bwanyu ngo utwo dusimba mwiryamire nta kibazo, mpfa kuba mu matabaza yanyu harimo amavuta. Nibiryamire kuko si ibyabo kubimenya, urumva buri wese aba afite ikosi yaciyemo, kandi ntabwo wahabwa iranka utarakoze ikosi. Kandi umuntu wese ashobora kubona umuntu ufite amapeti ku ntugu akagira ngo ni ibintu byoroshye kubigeraho. Wenda nkunganire kandi Imana iguhe umugisha, buriya hari ikintu abantu bataramenya, sibyo? Muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, ariko muri iyo ntambara buriya yaba ubwami bw'Imana yaba n'ubwami bwa Satani, tumeze nyine intambara zijyamo abasirikare. Yego. Mu basirikare rero burabamo ibyiciro bigera nko muri 5 by'abasirikare. Hari abitwa infantry, ni bano barwanira ku butaka. Buriya no mu bwami bw'Imana dufite abantu barwanira ku butaka. Ku butaka. Tukagira abarwanira mu cyo bita mu kirere. Mu kirere. Sibyo? Niba Bibiliya ivuze ngo nimukirana n'abafite inyama n'amaraso, sibyo? N'imyuka mibi. Duhere ku nyama n'amaraso. Iyo Bibiliya ivuze inyama n'amaraso bivuga abantu. Ubwo ni ukuvuga ngo hari abantu bari kurwana urugamba rwo ku butaka. Rw'umunwa. Ubutaka hariya ku rusengero aho tujya ugasanga umuntu yakugenzaho ntacyo mupfa, ku kazi yakugenzaho ntacyo mupfa, ku ishuri yakugendaho ntacyo mupfa. Donc abo ni infantry, sibyo? Ndaba ku butaka. Uri kumva? Yego. Noneho hakaba nabo ngo ahubwo dukira n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ubwo tugeze mu kirere. Tugeze mu kirere. Hari abasirikare bo mu kirere, uri kumva? Yego. Bakoresha indege, bagakoresha utudrone, bagakoresha n'uduki. Donc iyo area yo mu kirere, uri kumva? Ibamo imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Siko Bibiliya ivuga? Niko Bibiliya ivuga. Iyo Bibiliya ivuze imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ni abazimu, ni abantu bapfuye batizera, sibyo? Bagaruka gutera amatake ku bantu b'Imana, sibyo? Uyu muntu rero niba uri kurwana kuri infantry, wigira ngo hari abarwanira mu kirere n'injiji. Noneho hakaba n'abarwanira mu mazi. Burara abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko hari imyuka mibi yo mu mazi, cyane cyane iyi myuka ishamikiye mu kujya gushaka amafaranga. N'abapfumu n'abagiye. Ibi imyuka y'abakonikoni, imyuka y'abarozi, imyuka myinshi ikorerwa mu mazi. Kandi abantu benshi ntabwo babizi. Rero niba urwanira mu mazi, wibona umuntu urwanira ku butaka ngo buri muntu wese nahagare mu mwanya we. Muri ibyo ararimbira avuga ngo duhure twitabe tujye mu ntambara, mbe kwicara ku maziki Satani akiriho. Yego. Ni urwo rugamba abantu benshi bagenda barwana, abantu batabizi, ariko tubizi neza ko Yesu azadufasha tukanesha. Ubura abera benshi mu bijyanye no gukeneshwa, simvuze ngo tukanwe amaso, ariko hari abantu bafite bambuwe iminyago. Donc nakunze umugabo w'Imana witwa Yabesi. Yego. Ngo amaze gusobanukirwa ngo abwira Imana avuga ati Mana, mama mu byaha niwe yambyariye, agahinda no mu ishavu no mu mubabaro.
none uyu munsi ndashaka kuburana n'imbago zanjye zarimuwe. yego Bibiliya iravuga ngo Imana igira neza ya besi. Ni ukuri abantu bamwe bishwe n'inzara kubera abantu babimuriye imbago. Abantu bamwe bishwe n'ubukene kubera barwanijwe bakanyagwa. aho naho ndabifiteho nuko wenda sinzi niba ufite umwanya. Yambwira nta kibazo. Rero reka nkubwire iby'izo mbago rero. Iby'izo mbago nkimenya kuri ibi by'umwuka, ubwo nari nkubwiye urugendo rwanjye rwo gusobanukirwa imyuka mibi mpanganye nayo. Ubu njyewe abadayimoni ufite Kristo hageze abadayimoni barahunga. Ntabwo ngiye mpangana n'abadayimoni. Kuko nkihagera dayimoni agomba kwibwiriza Kristo uri muri ryo agomba kumwirukana. Ariko hari iyo myuka twavugaga ntabwo itinya no kuvuga Kristo. Ntabwo itinya kuvuga Yesu. Niho hari abantu bazavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe. Twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Nawe wababwira ati nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe kuko ntabwo nigeze kubamenya. Yego. Aho byandumva riri muri Matayo 7:15 gutyo. Numva iryo somo ariho ryanditse. Yego. Iyi myuka uruhande ikorana n'abapfumu, igakorana n'abarozi, igakorana n'abakonikoni. Iyi myuka ni iriya intambara yabaye yo mu ijuru yo kwirukana Satani mu ijuru, ngo hari ikipe igomba gufana ikipe itsinze. Numva yari amakipe 3 mu ijuru. Hari ikipe iri kumwe na Satani, hakaba n'ikipe iri ku ruhande rw'Imana, hakaba n'ikipe ihagaze ku ruhande irafana ikipe itsinze. Idafite aho ihagarariye. Noneho mu kubona Satani atsinzwe irakomera, yafatanyije gukoma amashyi irakomera. Satani natsinda uri kumva? Nzamukurikira. Imana nitsinda kandi n'uyu munsi dufite abantu bakorana n'izo mbaraga. Hose muri sosiyete yose no muri korali batajya batora umuperezida. Bakavuga ati njyewe nzayoboka uzatsinda. Ahantu hose arahari. Abo ntibabura. Ahantu hose bahari bafana ikipe itsinze bakavuga ati njyewe uzaza wese azanyobora. Muri korali niba batora bati hari abifashe. Mu gihugu ati hari abifashe. Ukibaza uzayoborwa nande utamutora. Ese bose nibifata muzagira nde mubayobora? Suko. Okay, uwo rero iyo myuka rero niyo ngiye kukubwiraho. Iyo myuka Imana iravuga ati sinyapfanana n'abantu nkamwe, nawe komereza aho ushorogoshe genda. Barirukanwa. Mu kwirukanwa mu ijuru bumva ntibari kijye kwiyomeka kuri Satani watsinzwe. Nibo bahise baguma mu kirere, ari iyo myuka Bibiliya ivuga y'ahantu ho mu ijuru, baguma mu kirere kugira ngo bamenyekane. Daniel arasenga, Imana yohereza ibisubizo barafata, yohereza na marayika arafata, ndetse arafata kugera ubwo haje Mikayire. Ikintu bajya bakora mu Gifaransa babita divorce, sibyo? Yego. Uzi ikintu bajya bakora mu isi y'umwuka? Kugurana amasezerano. Yes. Imana ikakubwira umugabo uri kumva? Noneho bo bagahita batranslating, donc bahindura umugabo byihuse. Bamuhindura. Kandi bakazana umugabo ujya kuba semblable ya wundi Imana yavuze, ukahita wakira iyo utari donc utazi kurinda ijambo ry'Imana cyangwa utegeze nka Daniel, sibyo? Yego, usenge kenshi. Bakora transformation yo kurwanya Imana kuko nabo baciriwe yiteka. Yego, nabo. Babita basekibi, ni nabo bano barangi bakorana nabo. Yes, ni mvabo ngabo abo. Nabo ngabo bashinzwe gusubiza ibisubizo bipfuye. Niba umuntu agusengera akagutegera ngo upfe, waba udahagaze mu mwanya neza mu gitondo bagasanga wapfuye. Yes. Bakazirika amasezerano y'abantu bavuga ati njyewe ngurana imodoka, ngurana inzu, ngirana akazi, akajyana akasenga. Kandi ukorana nawe reka mubwire, uzi ko ukorana nawe muri iyi minsi ya none abakorana n'iyo myuka batazi ko bakorana n'iyo myuka. Abenshi ntabwo baba bizi, ariko hari ababizi nanone.
hari ababizi babisinyiye ariko kubera uko byagiye byaguka bamwe impamvu batabizi ni iyihe ni uko ngo tuzi ngo mu ijuru hari amarembo abiri yegeranye irya gihenomu n'irijyana abantu mu ijuru noneho urumva bari mu nzira imwe ijya mu ijuru nibo Yesu azavuga ngo ntabwo nigeze kubamenya bati utatumenye kandi twarahanuraga mu izina ryawe. Urumva nk'umuntu ujya gusengera umuntu ngo nguranye imodoka te uri kumva kandi yitwa ngo yagiye mu butayu, hari igihe baba batabizi avuga ati atansiga twarasenganye. Asubizwa ate twarasenganye nta ntegereza. Uwo mwuka rero ntabwo uba ku Mana. Abafite umwuka w'ishyari kandi uwo mwuka mu Mana yacu nta mwuka w'ishyari ubamo, habamo ubugwaneza, amahoro, ibyishimo. Babona Mana bite ngo njyewe ngo abandi kuko twasenganye ngo bakaba bari kubusubizwa ngo biki n'ibiki ngo nanjye ntihazagire usubizwa nanjye ntarasubizwa. Icyo gihe rero bahita bafata iyo myuka niyita isubiza ibyo bisubizo byihuse ku buryo bahita babona ibisubizo akavuga ati ego ko burya iranyumva niyo nsabye ngo napfa arapfa. Njyewe burya Imana yanjye nyumva kurusha abandi. Ubwo n'abantu birata ati njyewe Imana yanjye navuganye nayo iyo unyitambitse rimwe gusa. Ngo njye Imana yanjye ni ikinishwa. Ni ikinishwa iyo niye ntabwo ari iya rusange. Ngo burya no gupfa wapfa. Ngo yesi abo kandi burya wanapfa. Oya none tujya ngo bababeshya none se erega tumeze urabona mu ishyamba buri ibintu byose bera mu isi bishushanya iby'ubwami bw'Imana. Mu ishyamba bura inyamaswa zose zibamo ziba zikwepana, imwe yagiye gushaka ibyirya ariko yibuka ko ari umuhigo w'izindi. Bari buzirye. Uyu urukwavu rujya gushaka ibyo rurya ariko narwo ruri kuri tage. Ruri buribwe. Mfasha. Rucunze nabi rwaribwe. None isha nuko. Nicyo. Noneho iyo myuka mu itangiriro ibice 6 bari guhera ku murongo wa mbere biriya indi hafi ngiye guhita amasoma ndetse mpite dukomeza ubwo numva tugume twibugira. Haranditse ngo urumva hari hahereye ko yamwirukanye mu ijuru ntibariyo ariko ntibari no mu isi nyirizina kuko isi yeguriwe satani yayigaruriye imyuka rero ifite ahantu yifatiye mu ijuru mu gice cyo mu ijuru ariko hasi hatari aho Imana iri iraho ko birivuga ko ari imyuka y'ahantu ho mu ijuru ni ahantu hejuru yo ariko mu isi satani numva yarahigaruriye habaye yaza kubana nayo rero mu isi. Noneho iyo myuka ngo bikimara kuba mu itangiriro 6 ibice duhere ku murongo wa mbere ndumva ndasoma 50 ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Ngo muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Iyo twarekera abo Bibiliya yavuze ko ari abana b'Imana ariko ntekereza ko umwanditsi sinzi izindi yasobanukirwa iby'ibitabo buryo babyandika ariko ngiye mu gusobanukirwa nahise sobanukirwa ko ari iyi myuka kuko bari abamarayika. Ngo baramanutse kuko abamarayika babasha kuba abantu ngo kuko bagiye no kurya kwa Aburahamu turabizi. Baraje rero ngo babyarana n'abantu. Mu kubyarana n'abantu babyara bya birangirire by'intwari za kera zarwanyaga Imana. Ntabwo Goliyati ntibubahaga Imana yo mu ijuru. Noneho nabo ngo bakoranaga muri Uriya Bakarudaya babigisha uburyo bwo gupfumura n'ubukonikoni ariko mu buryo bwo kurwanya Imana. Imana irangije ibona neza yuko abantu bamaze kuba babikurushaho nibwo yanabarimbuje umwuzure ariko kubera ko mu kubarimbuza umwuzure uriya mugabo Nowa yinjiranyemo n'abandi bantu ariko bafite amaraso ya myuka. Niyo mpamvu bikomeza kugenda bigwira kongera bikagwira niyo myuka ikorana n'abapfumu yakorana n'abakonikoni. Ako kantu wari twari dutangiriyeho tuvuga mu mwanya umwe utambutse uburyo batwara imigisha y'abantu
umuntu agahora asenga ngo Imana imwagurire imbago kubera yuko yariganijwe. Yariganijwe muri ubu buryo. Hari ibyo abantu bariganijwe babiriganishijwe na ba sekuru bakomeje gukorana n'iyo myuka kuko batari bazi Imana rurema. Bakaba abapfumu bakajya mu gipfumu bakajya mu gikonikoni bakagira ibyo baterekerera n'ibyo banzura bakavuga ngo ibi ngibi bizabe gutya ku miryango yacu kuko ntibazi Imana rurema. Uzatatira igihango cyacu azamere gutya. Imigisha y'abana bazabakomokaho b'Imana, abana Imana izaba yaratoranije bakabura imigisha kuko batatiriye igihango. Noneho urundi ruhande hari n'umuntu ku giti cye utuma uburyo bwe bugenda. Hari amagambo atatu ngiye kuvugaho. Ijambo rivuga ngo uwo umujura ntazanywa n'ikindi, azanywa no kwiba, kwica no kurimbura. Ubundi kwiba ni ukukwiba ibikugenewe byo mu buzima bwa buri munsi. Baba batarakwiba ubugingo, bakwiba ibikugenewe. Ariko uwakwibye ibikugenewe n'ubundi ntacyo bagusigiye. Uba watangiye kugenda upfa uhagaze. Akwibye ibikugenewe. Akwibye umugabo, uri umukobwa ugiye gutagangara ubura umugabo. Akwibye akazi, ubuza akazi ubayeho uri umutindi winyuranyuramo. Akwibye kandi mbere y'uko Imana irema umuntu ibanza kumuremera ibintu. Noneho rero urabyiba ntabwo umwanzi azaza ngo yirwanye kuko wowe ufite Imana yakugenera ibintu ariko ukaba ufite n'Imana muri wowe, uri umwanzi w'umubi. Kuko uri umwanzi w'umubi reka bakwibe noneho ugumye wizengurukeho ureka kubona umwanya wo kujya kubarwanya. Iyo bakwibye ubuzima bwawe bwa buri munsi ugenewe, bakwibye amashuri wakabaye wiga, bakwibye buri kimwe cyose cyakakugiriye umumaro muri ubu buzima barakigutwara. Ubayeho gutyo utegereje Imana. Niho rya jambo rivuga ngo humura mwana wanjye nzamenagura inzugi z'imiringa, nzazicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buhishe mu mwijima. Ntekereza ko iryo jambo iyo tuyikuruye ntabwo Imana yafata ibyawe ngo ijye kubihisha mu mwijima. Nta nubwo yafata ibyawe ugombe kujya kumenagura inzugi z'imiringa ngo uzicemo kabiri, ibihindizo by'ibyuma bivunagure. Irinda gukoresha izo mbaraga zingana gutyo se niba ariyo yabibitse si ifite urufunguzo rwo gufungura ibyo bintu ahantu biherereye. Ni ukuvuga ngo hari aho byajyanywe. Hari aho byajyanywe kandi atari yo ibihajyanye. Bivuze ngo izakoresha imbaraga zayo nubwo uri kurira, nubwo umerewe nabi, ndabizi hari aho byajyanywe. Ariko nawe ugomba kugira uruhare, nubwo izagukoresha wowe ubwawe. Nuryama ugasinzira ntabwo izajya kubigukurirayo. Kandi umuntu usanga yaratagangaye asengera ibintu bitajya birangira, bitajya bivaho ariko adashobora no kubibona kubera ko atasenze ngo abyature. Yesu yahuye na ya mpumyi. Impumyi iri kugenda ivuga ngo Yesu mwene Dawidi, Yesu mwene Dawidi. Urangije ngo kugeza imbere avuga ati muhagarare twumve ibyo umuntu ari gushaka. Akugeze imbere ngo aramubaza ngo Barutimayo we urashaka ko mugirirane? None se tuvugishije kuri Yesu ntabwo yabonaga ko Barutimayo akeneye gukira amaso guhumuka, ariko yakeneye ko akanwa ke katura yuko akeneye guhumuka. Rero hari ibyo rero biba ngombwa yuko twe twatura, ugasenga watura, ugasenga uvuga ati ibi n'ibi wikuraho n'imivumo ya karande, kuko imivumo ya karande yo no muri Bibiliya irimo. Aburahamu yaramukurikiranye mwimisha urubyaro arinda byarashaje yarashaje. Za karande zikurikirana ba Yakobo, umwuka wa nyirabukwe wa nyirakuru ufata umukobwa ufata Rasheli abura urubyaro kugera no ku rwego nawe aryamanye n'abakozi n'abaja babo n'ibirebire. Ariko Imana yo yonyine bisaba ngo winjire mu bihe byo gusenga gusobanurira. Gusa yaravuze ngo umwuka wera nabazaho azabigisha n'ibyo yewe ntabashije kubabwira. Urumva rero ibyo byose nuko ari Imana yakomeje kurushaho kubisobanura. Buriya akenshi nyamara kubwira abantu b'Imana yababwira ngo urugamba turwana ni Yesu uruyoboye nk'uko abaririmbyi bakunda kubivuga. Niwe uturengera, niwe uturinda amanywa n'umunsi, niwe udutwara uko bwije n'uko bukeye, kandi nawe uzatugezayo amahoro. Imana yashimye ko ari cyo gitambo yashimye muri rusange. Amen. Ibindi bitambo rero abantu basabwa cyangwa se bakwa bajye bamenya ko atari byo mu bwami bw'Imana, ari byo mu bwa Satani.
oya rwose nibyo mu bwami bwa umuntu satani. wese uzakubwira ngo hari icyo azagukorera akakuruhura cyangwa akakukuraho uburemererwe, bakwishyuza. ujya umenya ko icyo gitambo nyine ari icyo ku bwami bwa satani atari icy'Imana. Imana yabonye igitambo kimwe kizima gishimwa. Yego. Abantu rero dukwiriye guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Bw'umwanzi, amen. Mu buryo ubwo ari bwo bwose dusengesha umwuka iteka. Iteka. Ikindi cya kabiri tukambara intwaro z'Imana nk'uko wabivuze. Kabiri, igiti cy'ubugingo kikerera imbuto zacyo muri twebwe. Yego. Ubundi tugakora icyo bita imirimo myiza, nicyo kizatujyana mu ijuru. Ubundi mu ijuru tuzajyanwaho n'ibintu bitatu. Yego. Kwambara intwaro z'Imana. Yego. Kabiri, kwera imbuto z'igiti cy'ubugingo muri twebwe. Yego. Gatatu, gukora imirimo myiza. Yego. Kugira ngo umwuka w'Imana azasitereho sitambe avuga ati ye imirimo nigenda ibaherekeje. Nigenda ibaherekeje, amen. Rero mu mirimo myiza ukoze n'uyu nguyu wo kuvuga ubutumwa bwiza nawo ni umurimo mwiza. Amen. Imana iguhe umugisha. Uwiteka namfasha na kamera yakize nzagutumira uze tuganire. Nukuri nzaza rwose, sinzi impamvu numvise ari wowe ngomba guhamagara, ntabwo mbizi. Imana ifite impamvu. Yego. Reka mfate umwanya ngushimire, sibyo? Murakoze cyane. Ku mwanya mwiza uduhaye n'ikiganiro cyiza tugiranye. Yesu nzi ko azanesha byose kuruta uko tubitekereza. Cyane rwose azakora ibiruta cyane ibyo dusaba. Nk'uko imbaraga ze zikorera muri twebwe. Amen. Guma ku muheto, gumya urwane, tuzi ko tuzanesha mu izina rya Yesu. Hari igihe azaza gutwara itorero, azasanga uri maso, kandi uzaba waranasinziriye uzasinzirane amavuta mu itabaza. Mwitabaza, amen. Niko umwuka yamishuriye. Yego. Yamishuriye ngo hari abantu bazasinzira ariko bagasinzirana amavuta mu mperezo. Ku buryo umukwe nagera ku irembo, Pawulo yanditse ijambo ryiza aravuga ngo umunsi wo guhamagara itorero ngo bizaba nko mu kanya nk'ako guhumbya. Aho guhumbya nina. Guhumbya rero ni ibintu bikorwa n'isegonda ntiba ririmo. Yego. Ariko ngo hazamanza hazuka abapfuye bizeye. Haleluya. Ngo natwe abazaba bakiriho Yego. tuzahindurwa duse nawe. Ariko abapfuye bamwiza aribo babanje kuzuka. Yes. Yohana yaranditse aravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Bicyakora uko tuzasa ni kurayishurwa. Ngo ariko ngo umwami nayishurwa uko azaba asa natwe niko tuzasa. Tuzasa nawe, haleluya. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite ibyo byiringiro akaba bibitse muri we, abitse ijambo ry'Imana muri we, ngo yiboneze nk'uko uwo nguwo wagize gute aboneye. Amina. Bashijwe muri iki gitondora. Yesu ubundi araryoha, uri kumva? Hari indirimbo abantu bo muri Kiliziya Gatolika bajya baririmba bavuga ngo araryoha umwami Yesu. Umubiri we ngo ni ikimaranzara, n'ikimaranyota, sibyo? Haleluya. Amina. Uwacu yaramwanditse aravuga ngo niba mwaramusogongeye mukamenya ko agira neza ni mumwegere. Ari igihe rero uyu munezero tugira tuba twifuza ko n'abandi bawubona ariko barawanga bamutera umugongo. Ariko niba hari ikintu kibabaza ni ukubwira umuntu ukavuga ati ariko nyamara dufite ibyiringiro, dufite umunezero, dufite amahoro asendereye. Mwaje namwe mukanywa bakanga. Buriya n'ubu tuba turi kuvuga ngo intambara z'umwuka, ngo uko turwana n'abadayimoni, ni ukugira ngo tubabwire ni n'ibintu biri otomatike, ni ibintu byikora. Ni nka kumwe umuntu afata amavuta agashyira mu modoka. Twebwe abafite izina rya Yesu nk'ubu abadayimoni wa mugani wawe iyo batwumvishe barahunga. Ntabwo birwa barwana, ntabwo birwa bakora ibindi, bapfa kuba babona uri muri twebwe kuko arabaruta. Ubundi imbaraga zikorera mu bizera ziruta izikorera mu bisi. Kure. N'umwana mutoya uzi gusenga Imana, umuririmbyi aravuga ngo ntabwo ajya agira ubwoba, ahubwo gusenga kwe kuramufasha. Yego. Rero Imana iguhe umugisha kandi ibyo byiringiro bikomeze. Numva nshimiye n'abari badukurikiye. Nta cyadukuraho Yesu ari, yatubereye uburuhukiro n'ubuhungiro. Ntabwo twahava tuzahava. Reka tubwire n'abadayimoni tubabwire ngo izi nzara muteza, ibi byago muteza, ibi bigeragezo byose muteza, nta cyadukuraho Yesu ari.
nta gihari, twahura n'intambara, twarwanwa, niyo twakubitwa hasi turongera tukabyutswa tukabyuka. Mu gitondo hari ijambo ryamfashije ngiye kubyuka ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni ibyago, mbese ni amakuba, mbese ni ukwambara ubusa. Ibyo byose n'abashaka babyumve barabiduteje tubitambukamo. Ntabwo ntekereza ko ubu tuvugana afite mu myaka 40, ariko mu myaka yanjye itambutse ntabwo ntekereza ko isigaye imbere ariyo Kristo yananirwa. Iyo natambutsemo niyo yari igoye. Rero buriya hari ijambo rivuga ngo Imana ishimwe. Imyaka natambutsemo nkaba ngeze uyu munsi nta sevingi ababyeyi bigeze bansevingira ngo mbe narayisanze mbe niyo nariye ngageze uyu munsi. Iyo sevingi iri mu bwami bw'Imana rero imyaka iri imbere niyo yantera ubwoba. Ikibazo abantu bagira muri iyi minsi bafata Imana bakayirebera mu hazaza. Iyo irebera mu hazaza ibibazo bigusumbisha kubona Imana, biba umusozi muremure Imana ikajya inyuma y'umusozi. Ariko iyo urebeye Imana mu hashize ikuba hafi ugahita uyibona cyane kuruta ko cya gisozi cyaza kikaguhagarara imbere. Tuzajya turebera Imana mu hashize. Amagambo yagiye ibwira abazerubabeli na bakuru niyo natwe tugenderamo. Imana iguhe umugisha. Reka dusezere. Yesu araryoha. Ubwo nyine aba yateguye umunsi nk'uyu ngo tuwishimiremo, ni ifunguro ry'umusaba yateguye. Imana iguhe umugisha. Rero ntabwo gutekereza kumamagara, hari abayutuba benshi, ubwo nyine uba watekereje kumamagara kuko Imana yashinye ko dusangira n'abera ibi ngibi. Yesu aguhe umugisha kandi uburinzi bw'Imana yacu bukomeze bugutwikire n'umuryango wawe n'umutware n'abana kugeza igihe Yesu azaza, kandi muri abo bana 9 bose bazahabwa ubugingo buhoraho. Ntabwo ndenda kubwira ababyeyi ngo nimukifuze kubyarira Satani. Abana bacu Imana ijye ibarinda mu buryo bwabo bwose mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimye mucunguzi wacu, turagushimye Mana yacu, turagushimye kubw'iki gitondo, turagushimye ko wongeye kutuganiriza. Ibi ntabwo ari inyama n'amaraso, ari inyama n'amaraso ntabwo twabasha kubona icyo tuvuga, twakwibagirwa, wajya kuvuga ugacanganyukirwa, ukaberwa ibyo uvuga ukabura aho utangirira n'aho wusiriza. Ariko ibi ni umwuka wawe wera wabiherekeje. Urakoze Mana, ubigeze mu bantu bawe, kandi iki kinyamakuru imbaraga zose zagihiga mu izina rya Kristo Yesu. Tuzifashe miri. Iki kinyamakuru reka kikubera urusengero abantu bakiriraho, reka kikubera ibitaro mu izina rya Yesu. Abantu bahagere bakire, abantu bahagere baruhuke, abari bahangayitse bumve umutekano mu mitima yabo mu izina rya Yesu. Gikomeze ucyagure ukigeze kure hashoboka. Mana, tuzajya dukomeza kugushima kuko byose ari wowe uzaba wabikoze. Ngo bamwe bishingikiriza ku magare n'amafarashi, ngo ariko twige tuzishingikiriza kuwiteka Imana yacu, nkuko yahisemo kuba ari umubera ubuhungiro, akavuga ko azajya kuvuga bugacya bukira. Ukomeze uhagararane n'iki kinyamakuru, wohereza ingabo zo kukirinda, za zindi zifite imiriro, za zindi zifite amagare akomeye y'intambara, mbese za ngabo zize zirinde iki kinyamakuru kugira ngo abantu bawe nibahagera bazahakirire. Urakoze Data, urakoze ko wumvise gusenga kwacu. Komeza ushyigikire ubwoko bwawe, kandi ukomeze gufasha uyu munyamakuru, ukomeze umugirire neza, umuhe umugisha nk'uwatekereje kugukorera muri ubu buryo, muri iki gicuku, muri iri joro, kuko hari benshi batabitekereza. Mwami, ukomeze umuhe ubwenge bwagutse bwo mu Mana, ukomeze umugirire neza ko waravuze ngo tusabe ubwenge tuzabuhabwa. Ukomeze kumuha ubwenge agere kure hashoboka. Urakoze Data.